Igiterane yemwe ababishe n'abaremerewe sarabaruhura igiterane yemwe ababishe n'abaremerewe muze sarabaruhura igiterane yemwe ababishe n'abaremerewe nimuze sarabaruhura igiterane yemwe ababishe n'abaremerewe nimuze sarabaruhura igiterane yemwe ababishe n'abaremerewe nimuze sarabaruhura igiterane yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze sarabaruhura. Asa mu pasiteri w'umurarara mubajya bangungura rufite urusengero harahira ariko ziko ari cyane ariko kuvuga none igiterane cyangwa yasaze ariko baraba pasiteri bagiye bamitana wasanga uri akomora Yesu gatserwa niba pasiteri umutalo wabaho ariko urabagira ngo arari ngo urese iri mu mutwe byari bya bintu by'abarara b'abakobwa bajya bakunda gutera ese kozi ko mukundana kuvugana nawe wazamubajije reka mubwe uramupasiteri afite ijambo wari wajya gusengera uwo uzambwire tuzajyana iyo umuntu atambuka kuriya uramupasiteri arigisha ariko bangajya ahanurira ibirara bigenzi be igiterane yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze sarabaruhura. Ako se umugabo we wavuze ibyo ukora ku buryo wirirwa mu ngo z'abantu zerera babwira ngo ibiterane namwe nimuze kandi abizi muraza gufashwa kuko n'abaje ejo barafashijwe ahantu hari imifashanyo mwana y'abantu ntabwo ntatangwayo urumva twagotwa kujyayo none se pastor igiterane kirabera ahagana he ari aho munsi y'igiti kandi abizi muraza gufashwa kandi ahubwo mbwire n'abandi nabo bahagere kandi barafashwa. Pastor reka tugende none ubwo uraza kudusangayo ubwo igiterane bagiye kuradusanga mu iteka baruhura. Uramo pasiteri yasangiye umugore wa ntuza wa Ridafonse yarwaye bipfuye Yesu ariko rabo pasiteri afite abanyama gusengera bagenda gusengera uriya ntiyansengera none reka nansengera akansengera muri radiyo abanya amagambo yawe ntikugerayo arizo rero ugiye kugenda urashaka ziriya mfashanyo gusa utagiye no gusenga byibura ngo ufashe abapasiteri bo muri mese mperuka ndabazi. Oya, reka tubaza twumvikana amafaranga ure icya-10 ariko icya-10 n'ibiciro kumbwira ntabwo tugiye gusenga niba tugiye gusenga se Imana yaduhaye ntabwo tuyatoragura nta Mana nta mafaranga none yakuye hehe wari uyafite se none se Imana niyo yataye hano mu nzu reka tubaza dukure icya-10 reka tuyagabanye oya ntabwo ngiye ntabwo amafaranga yahereza oya urayamba musiga mwabagabo musige murapfike hafi urimo murapfike abantu mugiye gusenga amafaranga yanjye rwose gende toragura amafaranga none atangiye amafaranga aya mafaranga dara amafaranga murimo murapfike ibi ni ibya Kayizari nimugapfike abantu mugiye gusenga mumera gutyo nasa kashaka ngende ngo icya-10 gute ahubwo mwe mugende duhurire hariya turasengera hano masegete amafaranga nta kibazo turabivuganaho ahubwo kambwire n'abandi bahagera cyakora kwa uri pasiteri genda kwizeye mwifibye njya oya pasiteri njye uranta amafaranga yanjye oya mwifibye kwa pasiteri ndamwizeye ahubwo mugende kambwire n'abandi tuze twahura amafaranga yanjye ngiye rwose bazira misatsi ye mbona hariya ese misatsi niyo ukubwire ese ubu nahanga wonzanye
Nzi ko ari n'intebe. njye se ukuzanye ariko yavuze ko ari munsi y'igitare ga buriya ntabwo igiterane ari ngombwa intebe ariko siko nicariye ibuye ntabwo ari ngombwa intebe ariko rero nanaza byo turamubaza Dore ngaho wanjanye kwa akorera pastor. munsi y'igiti Akora munsi y'igiti. oya ngo ni igiterane ariko turamubaza impamvu nyine yatateye intebe ngo ni iki ni Ko atanazitira se. Ko atanatira intebe byibura. none turamubaza naza turamubaza namara kuhagera Abapasiteri banyu akundi ko ndeba. numva ubundi ari njyewe wibaza ubundi ni njye pasiteri Siwe wanzanye se. mbese nijya gukusanya nijya gukuye iwacu Ninde wampamagaye? njye sa gukuye iwacu ntabwo dusanzwe turimo kwiganira hariya ku rubaraza iwabo N'ibite byawe. yewe ntabwo ari njye wakuzanye ikibazo cyose uze kukibaza pasiteri Nakimubaza pasiteri none ibintu ambwira. sawa rero ntiwongeye kuza kumubaza ibyo ushaka Ariko se iki giterane ni twebwe babiri gusa. Ni twebwe babiri baza mu giterane. aravuga ibintu byo byiza wa kintu urumva zamushaka turazirya twenyine Ariko turazi. ariko buriya uri gutekereza bariya bari buze kuduha iki Base. ufashishe buriya Barase baraduha akawunga n'umuceri na porridge. oya Cyangwa baraduha amavuta hari y'uruhu. ukuntu ndi kubyumva hari ukuntu abarokore bajya bagira abantu b'abaterankunga Bakagera gutya bakora Oya, imitigisi. hari abantu b'abaterankunga bajya batera amatorero intuza ngo inkunga urumva bakabaha byamatora ibiringiti ibijerekani Unanye naryama kuri matera. n'amasafuriya ubu rero ni ukuvuga ngo niba bari bateganyije abantu 100 tukaba turi babiri ubwo uratwara kimwe cya kabiri nanjye ntwara ikindi Abo bose nibajye. Nta nabo dushaka kujya twi. ne nawe uyu munsi amaturo ndayakura hera ko mbona aje abantu babiri bonyine yewe munsi ubwo ndahombye pe sinzi ni nabo abandi bari bamaye ibiciro 500 ari uyu munsi ndahombye ari abahungu twa babiri koko anabona sanze atwana 500 yewe abangaba cyangwa baje no kubintu biciro ari igenzo natuburiye be Yesa ashimwe yashaye ndaza pasi byagendaga turashima Imana mwakoze kwitabira Ahubwo se ubundi- umurimo w'Imana pasi ndakumva twatuzanye hano abantu mu gitambo ubone nta n'intebe ugira intebe si kibuze kwazitaye iwawe intebe nta kabuno kawe ugendana tangire dutanga icya 10 n'amaturo ese pasi twatira 10 n'amaturo n'amatara natari yanatangiye iyo ngombwa kuba wageza aha Imana yabashije kuhakugeza ahubwo Imana ihabwa icyubahiro none se pasi yayandi urayaduha ryari Pastor dore amafaranga tuyature. reka da ariya ntayatsindiye kare cyane ntabwo ki ntayatsindiye nyine yaduhe duture ahubwo niyo nta maturo mwazanye mu mvire n'aha ngaha ahubwo Tagi pasiteri tugira baha